Just like, subscribe. Hello my people, this is your brother Social. I'm back again aho noneho ubungubu tugiye kuvuga kuri story ubungubu irimo irabikora right now muri Kigali yose, ahantu hose, aho umuntu utunganya imiziki wo muzi nka Prince Keys, umuproducer rwose urimo abaproducer bakomeye cyane muri iki gihugu, aho yaje kugira gutya rwose yerekana ko hari ibyinshi inyuma we n'umuhanzi witwa Lalane. Umwe yakaba uwo mukobwa yarasohoye indirimbo zimwe na zimwe, aho yasohoye indirimbo yitwa Nditinya, asohora indirimbo nka Basi. Izo ngizo akaba ari indirimbo benshi bamumenyekaniyeho. Nkaba ngiye kugaruka ku byo we na Prince Keys, aho bari kugenda baca amarenga mu rukundo rwabo, aho Prince Keys ari mu batunganya indirimbo bamaze kumenyekana mu Rwanda rwose bigaragara cyane n'amaso, aho uyu muhanzikazi Lalane asanzwe anafashwa mu bijyanye n'umuziki ndetse n'uyu Prince Keys. Rero nkaba ngiye gukomeza rwose mbagezaho byinshi ku byaje kuba bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho uyu mu producer uzwi nka Prince Keys yaje kugira gutya rwose apostingamo amavideo. Niba hari abamukurikira kuri Instagram mwabibonye stories zigiye zitandukanye, aho yagiye yifuriza rwose isabukuru uyu mukobwa, uyu muhanzikazi Lalane, amwifuriza rwose isabukuru nziza, aho yaje kugira gutya akanamwifuriza pasika nziza, agenda ashyira hanze video zigiye zitandukanye bari kumwe, byinshi bigiye bitandukanye. Uwo nguwo akaba ari Prince Keys, yaje kugira gutya rwose akanagira ibyo avugaho, ati imyaka 6 turwana n'uru rugamba, uri umusirikare nyawe mu ngabo zanjye, uri buri kimwe kuri njyewe, isabukuru nziza mukundwa, ndagukunda, uyu munsi ni igihe kizaza. Uwo nguwo akaba ari Prince Keys yaje kuba byandika, aho rwose amakuru dukesha imbuga zigiye zitandukanye za social media, aho Prince Keys na Lalane batangiye gukundana ubwo biganaga mu ishuri ry'umuziki ry'u Rwanda, aho Lalane yavukiye mu karere ka Nyamagabe ahazwi nko Kwitaba, avuka mu muryango w'abana 7, akaba ari ubuheture. Yamenyekanye ku ndirimbo zigiye zitandukanye, aho akiza indirimbo ya mbere yakoze yafashijwemo n'uyu mu producer Prince Keys, akaba ari indirimbo yaje kugira gutya agakora iyo baje kwita Nditinya. Iyo ngiyo akaba ari indirimbo rwose yahise isamirwa hejuru n'abakunzi b'umuziki, aho yaje yerekana itandukaniro mu bahanzi b'abanyarwandakazi. Yaje afite ijwi rigoroye, ijwi rwose rifasha benshi, aho yaje asohoye indirimbo yitwa Nditinya igakundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho iyo ndirimbo yaje kuba ibimukorera nyuma aza kugira gutya akora iyo bita Basi, aho nayo yaje kuba rwose ikundwa n'abantu benshi, bamwereka urukundo, bamwereka byinshi bitandukanye. Rero nyuma y'ibyo byose agira gutya rwose akazajya afashwa n'uyu mu producer Prince Keys, amufasha rwose mu bintu by'umuziki byinshi bigiye bitandukanye bagiye bakorana, aho rwose n'izo ndirimbo zose zagiye zikorwa kwa Prince Keys. Ndetse nyuma y'ibyo byose bakaba bagize gutya rwose bagenda bereka amarenga ko y'urwo akunda Prince Keys, aho yaciye amarenga y'urwo akunda umuhanzikazi Lalane, aho byinshi bigiye bitandukanye yagiye abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, zo yagiye rwose yakitingamo. Uwo nguwo akaba ari umuhungu Prince Keys wagiye rwose yerekana byinshi bitandukanye, kandi tunababwira ko nguyu Prince Keys ari mu baproducer ba mbere bakomeye mu Rwanda rwose, ntawashidikanya kuvuga ko arenze, kuko n'indirimbo ya mbere yambutse, ndavuga wenda nk'imipaka yose muri iyi myaka iri hano hafi, aho ari indirimbo ya Bruce Melody na Shaggy, ari Prince Keys rwose wayikozeho. Iyo ngiyo akaba ari indirimbo bise when she's around, ni indirimbo Bruce Melody rwose yagize gutya agakorana
n'umuhanzi Shaggy w'umunyamerika, rwose akaba ari indirimbo yazamuye urwego rw'Abanyarwanda, ikazamura urwego rwa Bruce Melody ku giti cye, ikazamura n'uruhande rwa Prince Kiss rwose, kuko yatumye benshi mu basitari bamumenya, kuko gukorana nk'uriya muhanzi Shaggy ni ibintu rwose byazamuye intera ku bantu benshi batandukanye. Uwo nguwo akaba ari Prince Kiss twagarukagaho, uri mu rukundo rwose rutunguranye vuba vuba, n'uwo muhanzikazi witwa Lalaine, rwose byaje kuba bitungura abantu benshi, gusa ntitwabitindaho kuko aba ngabo ni abantu bakorana bya hafi. Rero my people, thank you very much for watching this. This is your brother Social, nta kindi nkwisabira, just subscribe, share ndetse na comment. Niba ushaka kubona updates zigiye zitandukanye cyangwa ushaka gukurikirana byinshi bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zacu, nta kindi, just subscribe, ubundi ibindi byose urabibona ku buryo bworoshye. This is your brother Social, thank you very much, ciao ciao. Stream more live, just like, subscribe.